ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe bagera i Kafarinawumu, nuko ku munsi w'isabato Yezu yinjira mu isengero arigisha. Batangariraga inyigisho ze kuko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha, utameze nk'abigisha amategeko babo. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru iti, uradushaka biki Yezu w'i Nazareti? Iwaje kuturimbura, nzuwuriwe uri intungane y'Imana. Yezu ayibwira yikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane, imusohokamo ivuza induru. Bose barumirwa, bituma babazanya bati, ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanganywe ububasha! Arategeka na roho mbi zikamwumvira. Nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umwaka mushya muhire. Reka dushimire Imana yaduhaye kugera hano, nacyo nicyo gitangaza cya mbere. Turi gusaba ibindi bitangaza, ariko nicyo ni igitangaza gikomeye kuba warabitekereje ukabyifuza ukaba wahageze. Nibura nkanjye nzi yuko nahageze bigoranye, mu gitondo ndi kubyuka numvaga mu kaguru bitari kugenda neza, kandi uko ni ukuri. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana. Tuyishimire aya masomo meza tugiye kuzirikanaho. Mwabyumvise, ni amasomo y'ibitangaza Imana ikora. Ntabwo ari ayo twahisemo, ahubwo ni umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye, none bihuranye n'iri sengesho ritangiye umwaka. Nyagasani arashaka ko uno mwaka wemera kugendana nawe muvandimwe. Kugendana n'Imana nicyo gisubizo cya byose. Ibindi byose, imbaraga, amafaranga, umutungo, ubwiza, ubuzima, ibyo byose bigenda bihindagurika, ariko iyo uri kumwe n'Imana ibikubereye igisubizo cya byose. Reka duhere kuri ya Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 yagombye kuba isengesho ryacu rya buri munsi, nibura mu gitondo tubyutse ukavuga uti, ndagiwe n'umushumba mwiza. Ndagiwe n'umushumba mwiza, ntacyo nzabura, ntacyo nzabura, ntacyo nzabura. Anyemera mu rwuri rutoshye, anshora ku iriba ry'amazi y'urusaro, akankomeza umutima, anyobora inzira y'ubutungane, kubera izina rye. Naho ntanyura mu mukoko ucuza umwijima, ntacyankura umutima. Iyo ndiyiruha wabandeye, inkoni yawe y'ishyimbo intera ubugabo. Yezu Kristo akuzwe. Imana yacu niyo ngiyo.
Imana yacu niyo ngiyo ibana natwe igihe n'imburagihe. Ejo bundi twebwe turi ku mipaka, hari abatubwiye ko ngo bagiye babona ngo igisasu ngo gisama ibindi bisasu. Ibisasu baturasheho akaboneka igisasu ngo kibunda ngo kibisama. Yaba mwari muzi ibyo ni by'intambara zo kuri iyi si n'ibya politiki, ariko burya no mu buzima bwa gikristo ni urugamba. Ni urugamba, hari igihe n'ibibazo biza bihetse ibindi, ibigeragezo bikaza bihetse ibindi, imisaraba ikaza ihetse iyindi. Uri kumwe n'Imana niwe ukomera. Niwe ukomera kuko iyo Mana burya hari n'igihe nayo iba yasamye ibyo bisasu bya sekibi ikabishwanyaguza, ndetse rimwe na rimwe ntitunabimenye ko byabaye. Tukibwira ko ari twebwe twibeshejeho, tukibwira ko ari twebwe dukomeye, ari Nyagasani wagiye abikora kuri za mbaraga ze, kubera izina rye, kubera uburyo agukunda. Wari umuntu Imana yabwiye iti nzakurinda, kandi Imana ntibeshya koko, nzagendana nawe ubuzima bwawe bwose. Uwo muntu ati urakoze Mana. None igihe kiragera ngo Imana iza kumwereka filime y'ubuzima bwe. Imweretse filime y'ubuzima bwe, abona ibirenge 4, kavuga ati hariya ndabyibuka n'icyagiye byari bimeze neza, n'icyagiye nari ndi kurambagiza ndetse ntibanteye n'akadobo byagenze neza. Kwari umuntu arambagiza ntibicemo. Ndabyibuka hariya n'icyagiye twari mu kwezi kwa buki, ndabyibuka hariya n'icyagiye twari tubyaye rimwe, hariya n'icyagiye twari tubyaye 2 rwose, ibisubizo byari bihari n'ubucuruzi bwagendaga neza. Agiye kubona abona ahantu hari ibirenge 2, aravuga ati hariya n'icyagiye byari byakomeye. Ndabyibuka ni muri 94, ndabyibuka arakomeza abona ibirenge 2 gusa. Cyakora nyuma agiye kubona abona n'ubundi ibirenge bibaye 4, yibuka ko icyo gihe n'ubundi ibintu byari byongeye gusubira mu buryo. Atangira gutonganya Imana rero, ati Mana ko wambwiye ko uzandinda, ko tuzagendana, kiriya gihe byagenze gute ko mbona nari njyenyine? Imana iramubwira iti tegereze neza biriya birenge 2, biriya birenge 2 ureba bifite umwihariko, ntabwo bisa n'utwo utwawe n'ituriya watubonye hariya. Ati reba rero ibyo 2 byasigaye hariya ni ibyanjye, nageze hariya muri byo bikomeye, mbonye utahatambuka mbigenza nte? Nagushyize ku bitugu kugira ngo ngutambutse. Bavandimwe, Imana yacu niyo ngiyo, ariko mwayimpereye amashyi. Hari wari ugiye gutanga amashyi agira ubwoba avuga ati ninyatanga padiri akambuza. Ntabwo ari njye wakubuza, ahubwo nanjye nagushyigikira. Imana yacu niyo ngiyo. Dushobora kumva ko yatugiye kure nk'abantu, yewe na Yezu muri kamere ye muntu abambwe ku musaraba ati Mana yanjye cyatumye untererana ni iki? Ariko mu bumana bwe agasoza avuga ati dawe kizero yanjye mu biganza byawe. Bavandimwe, reka tugendane n'Imana, nibwo tuzakomera. Mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi hari aho batubwira bati ni umutwe wa 7 umurongo wa 9 ngo nimudakomera ku Mana ntabwo muzakomera. Yezu nawe ati mutari kumwe nanjye ntacyo mwakwimarira. Reka tubihuze n'aya masomo tumaze kumva, kugendana n'Imana. Twumvise uriya mubyeyi, uriya mugore witwa Ana agendanye n'Imana. Ejo twarabyumvaga n'ubundi mu isomo rya mbere ry'ejo, batubwira uburyo Imana imuba hafi. Afite mukeba cya mbere, anuwo nguwo nta kana afite, araharitswe n'ingumba. Cyakora nyine Imana imuba hafi ikamwigaragariza ku bundi buryo, kuko afite umugabo umukunda. Afite umugabo umukunda ku buryo ndetse uyu munsi twabumvise bazamukanye bajyanye hehe? Gusenga. Agiye gusenga rero, arasenze. Burya no gusenga no mu isengesho naho dusengera dushobora kwahurira n'ibigeragezo. Ikigeragezo ahuriye ni ikihe? Arasenze ndetse asenga atuje, ngo iminwa iri gukomangana gusa. Umuntu witwa Heri w'umuherezabitambo ngo amurebye amwitiranya n'umuntu wahembutse.
wasinze. Ntabwo ari no kubimwitiranya nawe gusa, ahubwo aragenda akanabimubwira ati urasinda kugeza ryari? Bavandimwe, ibiduca intege ntabwo bibura mu buzima. Bishobora no guturuka mu rugo iwawe, ku mugabo mwashakanye mugashakana umukunze, ku mugore mwashakanye mugashakana umukunze, ku bana mwibyariye, wa wundi wonkeje ibere utazi nuko igise kiryana, akaba yatinyuka akakubwira tuzongera umbyare. Ubwo nyine inkota ikabikohoranyije umutima, akubwiye gutya atakubwiye ati ejo nzakwica, kandi akaba yanabikora. Ibigeragezo bishobora guturuka mu baturanyi babandi ubanira neza umunsi ku wundi, 100% simbizi, ari kugerageza kubizwi n'Imana no kubizwi n'umutima nama wawe, ariko akakomeza kugushinja yuko nguri umugome. Bishobora guturuka yewe no kuri babandi dufatikanye ubutumwa, bishobora no guturuka no kubayobozi, yewe no kuri twebwe duhagarariye Nyagasani muri ubwo butumwa. Umwanzi yatwinjiranye ashobora gusenya byinshi, cyakora ntabwo ari ufite ijambo rya nyuma, twabyumvise mu ivanjiri. Usenga rero nasenga azi uwakurikiye, kandi yemere ko uwakurikiye ni Imana itabara nk'Imana. Urwo runtu igera aho ngaho ikarurenga. Mwabyumvise, Heli araza agasanga Ana, yamubwira ayo magambo asa n'amusesereza we, ariko wenda atari byo agamije. Nk'umuntu nyine niko yari yabibonye, amubwira ati wasinze urasinda kugeza na ryari? Ana akagira ingabire yo gutuza, akamubwiza ukuri ati ndi umugore uri mu kaga. Shobuja nta divayi nanyoye, nta n'igisindisha na busa, ahubwo ndi umugore ushenguwe n'ishavu. Gusa naganyira guhoraho. Wikwibwira ko umuja wawe ari umupfu, ahubwo n'ishavu n'agahinda byandenze, bituma nivugisha kugeza magingo aya. Ahawe ingabire yo kuvuga ibibazo bye atuje. Icyampa muvandimwe, ngo wowe nanjye mu bigeragezo, mu bibazo, mu bitotezo, mu ntege nke zacu, tujye duhabwa ingabire yo gutuza, ingabire yo kuvuga ibyacu dutuje, mu mahoro y'umutima, tudatwarwa n'agahinda n'umubabaro bituremereye ngo tuvuge nabi. Ana asobanuye ikibazo cye atuje, maze Heli nawe, igitangaza kibaye muri iri somo cya mbere nuko Heli nawe agiye guhinduka. Arahindutse, maze abwira Ana ati genda amahoro, kandi Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. Bavandimwe, natwe nicyo dusaba, nicyo tubasabira, tuze kujyana ayo mahoro. Ndetse hano benshi bahava banahasubirijwe. Ntabwo ari ukujyana amahoro ngo tuzasubizwe ejo cyangwa ejo bundi. Twabivuze no kuba twahuriye hano nacyo ni igitangaza, kandi Imana isubiza ku buryo bwayo. Hari n'ibyo iba yatangiye gukora tukazabibona ejo cyangwa ejo bundi, kuko nyine iyo Mana yacu yumva kandi igasubiza. Aratashye rero Ana, nyuma y'igihe gitoya arasama, ndetse twabyumvise abyaye umuhungu. Uwo muhungu bamwise Samweli, bivuga ngo Imana irasubiza. Imana yacu tubwira ntabwo ari Imana itumva. Erega nitwibuke yuko turi abayo, turi ab'Imana. Twibuke ko tubeshejweho nayo. Ngo nubwo watunga byinshi gute, ntabwo byaba ingurane y'ubuzima bwawe. Turi ab'Imana, tubeshejweho nayo, maze iyo twemeye tukagendana nayo, ubuzima bwacu burushaho kugira icyerekezo, kuko n'ubundi twaturutse ku Mana, n'ubundi niyo tuganaho. Ibindi byose bikaba ibyiza, ibibazo, ibigeragezo, ibyishimo, amahoro, ibibazo dushobora gutambukamo gitwari, turi kumwe n'Imana tugana ubugingo bw'iteka.
Nyagasana agufashe, muvandimwe adufashe, wowe nanjye tugendane n'Imana. Iyo yasubije Ana, nawe nanjye yadusubiza, yadutabara. Mu ivanjiri Yezu yinjiye mu rusengero rw'i Kafarinawumu. Reka tugaruke ku ngingo ebyiri twihuse. Ingingo ya mbere, Yezu yatsinze shitani. Iya kabiri, randevu cyangwa isaha y'Imana. Yezu yatsinze shitani bavandimwe. Mwabyumvise muri iyi vanjiri, Yezu yinjiye mu rusengero aje gusenga. Kubigaragara aje gusenga. Muri urwo rusengero ngo hari umuntu wahanzwe na roho mbi. Yezu rero uri gusenga, uteruye ari gusenga, ari kwigisha. Arateruye ari kwigisha, roho mbi igahungabanywa n'inyigisho ya Yezu Kristo. Iyo roho mbi ikimenera ibanga, ikivamo, ivuga iti, nzuwuriwe, uri intungane y'Imana, wazanywe no kuturimbura. Yezu Kristo akuzwe. Roho mbi niyo ubwayo ibyivugira iti, nzuwuriwe, uri intungane y'Imana, wazanywe no kuturimbura. Ubutumwa bwa Yezu ni ubwo ngubwo: gusenyera shitani, kuyirimburana n'imizi, kuyirandurana n'imizi. Yezu yaratsinze na shitani ubwayo irabizi. Ikibazo gikomeye bavandimwe, nuko hari abakristo batari bakeya, kandi nawe nanjye hari igihe bijya bitubaho, bibagirwa ko bari ku rugamba. Mwabyumvise? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kwibagirwa kuri ku rugamba. Urugamba urwana nande? Na shitani. Ntabwo ari urugamba urwana n'umugabo wawe kubera yuko hari icyo mutari kumvikanaho, n'umwana we kubera ko ibyo mutari kumvikanaho, n'uwo mubana n'umuturanyi, n'abo tubana mu makominote y'abihaye Imana ko hari ibyo mutari kumvikanaho, wenda n'abayobozi ko hari ibyo mutari kumvikanaho. Ni urugamba mbere na mbere urwana nande? Na shitani. Iyo wibagiye kuri urwo rugamba, gutsindwa uba watsinzwe. Mu gihe iyo wibuka yuko uri kuri urwo rugamba, n'umusozi w'ibibazo Nyagasana wucamo inzira ugatambuka, cyangwa akaba yakunyuza inzira ya kure nyine akakuzengurutsa, ariko uri kumwe nawe, bigashira ugeze hirya y'uwo musozi, urugendo rugakomeza neza. Bavandimwe, dusaba iyo ngabire yo guhora twibuka yuko turi ku rugamba. Urugamba turwana nande? Na sekibi uturusha imbaraga, maze tugendane nande? Na Yezu uduha imbaraga zo kumutsinda, kuko nyine gutsinda sekibi, kuko tutari kumwe na Yezu ntacyo twishoboreye. Ingingo ya kabiri ni randevu cyangwa isaha y'Imana. Randevu cyangwa isaha y'Imana. Muri ivanjiri batubwiye ko uriya muntu yari ari mu rusengero. Ntabwo badusobanurira niba yaje azi ko ahurira na Yezu. Yari ari mu rusengero, agombe kuba yaje nk'uko arasangwa aza muri iryo sengero ry'i Kafarinawumu, ariko ahuriye nande? Na Yezu, kubera yuko ari randevu y'Imana, kubera yuko isaha y'Imana igeze. Bavandimwe, isaha y'Imana. Mu ivanjiri tubona abandi Yezu akiza ku buryo butandukanye, nabo batandukanye. Hari abaza bigenza basanze Yezu, abandi bakaza bahetswe nka wa wundi bazanye bagasanga Yezu akikijwe n'abantu benshi, ndetse bakabura nuko bamugeraho, bakagomba kumwuriza kuri izi ngobyi igisenge, bagakuraho icyo gisenge, igice cy'igisenge, kugira ngo amugeze kuri Yezu. Yezu yabona ukwemera kwabo akamukiza. Hari abandi batubwira ko Yezu yabakijije bari bamaze igihe kinini barwaye, nka wa mugore wakijijwe uburwayi yaramaranye imyaka 12, cyangwa se wa wundi Yezu yakijije ku cyuzi cya Betesida wari umaze imyaka 38,
ubumuga yaramaranye imyaka 38. Bavandimwe, isaha y'Imana yigeze, Nyagasani aratabara. Dusabwa rero mu isengesho ryacu, mu kwemera kugendana na Yezu, kurindira isaha y'Imana. Kandi iyi saha y'Imana igeze, Nyagasani ntabwo ajya abura uko abigenza. N'abantu ba nta kigenda nkanjye cyangwa nkawe, Nyagasani arabitabaza akabifashisha, maze n'ibitashobokaga bigashoboka. Ndi gukorera ubutumwa muri paruwasi ya Mushaka, mfite ni bwinshi ariko reka mfatemo bumwe. Mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 9 ngiye muri santrali ya Ruhoko mu butumwa, ngiye kumara y'iminsi 3-4. Noneho banjyana mu butumwa, ndabwira nti mureke dusura abanyantege nke, ariko abanyantege nke dusura ntabwo ari babakecuru n'abasaza, kuko abo tugira igihe gisanzwe cyo kubasura mu gihe cya dive no mu gihe cy'igisibo, ariko n'uwajyaho n'ikindi gihe ntabwo yaba yibeshye. Navuze nti reka dusura abanyantege nke kuri roho, ba bandi bafite ibibazo byananiranye, nabo si ukuntoranyiriza banjyana aho rukomeye. Ngeze muri urwo rugo tujya tuvuga ngo araho ngo zirara zishya bwacya zikazima, anizo ureba ukavuga uti zimenya ziba mu muriro utazima. Wari uburyo bacyocorana, uburyo bashwanyagurana muri aho ngaho, ukavuga uti ubuye muntu adahari biba bimeze biti. Ngeze muri urwo rugo rero batangiye kutubwira amakuru yabo. Ni umugabo n'umugore bakuze rwose, bafite n'abuzukuru. Batubwiye amateka yabo, baza no kutubwira uburyo ibyabo byagiye binanirana. Ati hashize imyaka igera nko kuri 4, uyu mugabo abonye ubuzima bugenda buhindura isura, hari ibigenda binanirana, ajya gushakisha umuti, ajya gushakisha umutuburira amafaranga. Aragenda agezeyo inote ya 5 yarajyanye, muzungu wawe mupfumu witwa Muzungu w'Imushaka aba yahinduye muri magie, azihindura inote nyinshi. Umugabo abibonye gutyo araryoherwa, maze banyoye agacupa, maze gusoma ku gacupa aranyarukira ku giti, nakura y'ibindi 50 azana iyo muzungu, arabimuhaye. Amaze kubimuha, umuzungu yikoza hirya hariya, azanye igikeri nyamabondo, yagishyize mu gikapu, agihaye umugabo ati iki ngiki nicyo kizazana amafaranga. Kandi n'umugabo wigeze kuba mwarimu. Umva uburyo ubwenge bushobora gucurama. N'ubwa mwarimu, nirinze kuvuga ko n'ubwa padiri bwacurama. Nyagasani ajya turwanirira, kuko ataturwaniriye ibyo umwanzi ashaka bishobora kutwuzurizwaho. Aragiye rero, agezeyo gikapa kimanitse ahantu. Nijoro umugore agiye kumva yumva cya gikeri gitangiye kugonga. Ati ibyo ni ibiki? Ati ceceka, ni umuti se turwaje iki? Ati nyine nta mafaranga. Aramusobanura, umugore yanga kubyumva. Kuva icyo gihindura muri urwo rugo, ibyago bajya kubona akabona inkirirenze itanarwaye. Ibyago yo byaje shitani yo twayikinguriye. No mu matungo hari igihe yiraramo, mitungo, amatungo, inyatsi n'ibindi byose. Iratongoye bigeza naho umugabo afashe icyumba cye n'umugore afata icyumba cye. Ubuhamya ndi gutanga ntabwo ari amabanga, kuko nabo ubwabo barabutanga. Ndetse n'ejo bundi mu kwa 11 twazanye hano ku ibanga ry'amahoro, baje gushimira Imana, barakize. Byagenze gute rero? Twageze aho ngaho turabaganiriza, baratunanira. Umugabo araturakarira ati harya mwebwe mu Rwanda ntabwo mujya kwivuza? Twamubwira yuko umwanzi yakinguriye, yazanye ubugome bwe bwose n'ibyago bye byinshi muri urwo rugo, akanga kubyemera. Kuva saa 11 kugeza saa 2 turananirwa. Ndamubwira nti waretse nkazagaruka nturutse kuri paruwasi, ngo ngaho nyine muzagerageze. Twaragiye, hashize ukwezi dusubirayo, turagundaguranye n'ubundi tumusobanurira, wapi biza kwanga. Bigeza naho tubwira ati nimumvire mu rugo. Ninjye ari kubwira n'umuyobozi wa santrale, mumvire mu rugo, ibyanjye byananiye Imana, namwe birabananiye, ntimuzagaruke. Isaha y'Imana yitari yagera, nyine ibitari yagera, ariko yo yageze. Imana ntabwo ijya ibura uko ibigenza. Sinzi uburyo byanjemo, ndababwira nti none se niyoroheje cyane, ntimwanyemerera ngo dusoze isengesho, ngo ngaho nimupfe gusenga. Ndababwiye nti muzana amazi. Bazanye amazi, nyahaye umugisha. Tumaze kuyaha umugisha, turiyabateye, andi barayanyoye.
tuyateye muri iyo nzu muri saro, ibindi byumba nyine byari bikinze, ntabwira nti muze kuyajyanamo nkuko mwabigabanye n'ubundi muze kuyatera muri ibyo byumba, niba barabikoze simbizi. Andi tuyasuka hanze aho umupfumu ngo yajyaga yicara. Turatashye dusigaranye n'umuyobozi wa santare, ndamubwira ntumva rero bariya abantu batwirukanye niducika muri rarwo ntituzarusubiremo, ibyabo biraba birangiye nta n'uzabitinyuka. nabo ubwo babyivugiye ngo ibyacu byananiye Imana n'abantu, namwe birabananiye. Ntumva rero, umva uburyo roho w'Imana akora. Baratwirukanye ariko tugiye gusubirayo, sinjye wagiyeyo, tuzajya mubyitirira abapadiri. Namubwira nti uzashaka abantu 2 cyangwa 3 mujyane yisengesha, Imana nibishaka, niba isaha y'Imana igeze wajya kubona ukabona barabuhutse. Niba ryemera muzarikorere muri urwo rugo, niba ataryemera muzarijyane mu baturanyi babo ariko aribo musabira iminsi 9. Sinamenye igihe barijyaniye kuko nabo bagiye bafite ubwoba, kandi koko nibyo ngo ku munsi wa mbere umugabo yabyutse atukana yarubiye, umunsi wa kabiri abakibira ntiyavuga, umunsi wa gatatu ko bagenda baganira nawe aradumuka agenda avuga buhoro buhoro, umunsi wa 4 wa 5 wa 8 bageze ku munsi wa 8 bababariranye. Kuri 31 z'ukwa 12 2024 uwo mubyeyi muri urwo rugo aranyandikira message yambuze ati padiri nanze kwinjira mu mwaka mushya ntakubwiye ibyabaye iwacu, wenda abandi barabikwibwiriye ariko nanjye ndagira ngo mbikwibwirire, Imana yaduhaye kubabarirana, ubu turi mu mahoro, ati n'ibitari byashoboka bizashoboka. Nahise ko mpanga gusubira muri iyo santrali mu kwa mbere ku mwaka ushize 2025 kugira ngo mbafashe bagarukire Imana. Twagiyeho turabafasha, none ubu ngubu hari abandi bantu bageze nko kuri 20 nabo ibyabo byari byarananiranye. Bihereye kuri ubwo buhamya bw'abo bantu bavuze bati natwe ibyacu byari byarananiranye, Imana yatabaye ruriya rugo natwe yadutabara. Hari nabo twaherekeje barashyingirwa kubera yuko isaha y'Imana yari igeze kuri abo ngabo. Bavandimwe, isaha y'Imana niba itari yagera kuri bya bibazo byawe n'ibyanjye, dusaba ingabire yo gusenga. Ingabire yo gusenga, twongere dusenge ubutarambirwa, dusenge twemera yuko turi kumwe na Yesu. Yesu ati umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Igihe ageze kwa Zake gusa akamwakira. Nawe muvandimwe, nta kure wagera ukuboko kw'Imana kutagusanga ngo kugukureyo. Yatabaye Ana, yatabaye uyu muntu twumvise mu ivanjiri, niyo Mana yatwigaragarije muri Yesu Kristo, ni Imana umukiza wacu. Reka twemere tugendane nayo muri uno mwaka no mu buzima bwacu bwose, maze na bya bibazo biremereye, ya misaraba, bya bigeragezo biza bihetse ibindi, bye kuduca intege, ahubwo igihe n'imburagihe dore tuvuga tuti Nyagasani Yezu turabawe, turakwemera, turakwizera, duhe kugendana nawe, twemere kudukiza, wadukoreye byinshi n'ibitari byashoboka uzabishobora. Nta nubwo Imana, nta nubwo Nyagasani Yezu dukiza uko tubishaka gusa, cyangwa byanze bikunze uko tubishaka, ahubwo nadukiza uko ushaka, utuganisha mu bugingo bw'iteka. Bavandimwe, tubikore turushaho kwimika umubyeyi Bikira Mariya mu mitima yacu. Twimike umubyeyi Bikira Mariya mu mitima yacu. Abo bavandimwe bampaye ubuhamya natwe turi kugenderaho, uburyo bakoze ubwo butumwa. Mu gitondo bajyaga bagasingiza Imana, bakakira ijambo ry'Imana, bagatabaza Roho Mutagatifu, bakakira ijambo ry'Imana, ubundi bagatabaza izina rya Yezu kuri abo bavandimwe, bagataha nimugoroba bagashaka abantu 2 cyangwa 3 bakajyayo ku buryo buhoraho kugira ngo babafashe kuvuga rozari nibura mu minsi 9. Bavandimwe, dutabaze Bikira Mariya, twemera yuko tumutabaje bimera nko muri bwa bukwe bw'Ikana, maze nibyari byananiranye umwana we Yesu Kristo agatabarana ingoga, akabishobora, ibyari bigeze kure agatabara agakiza, kuko nta kimunanira cyane cyane dutabajwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Nyagasani Yezu nabane namwe.